bari kumwe na ka gakobwa kandi karambwiraga ngo ntago ngo tuvugana ngiki none ndebe ubwo nyine kandi ndakwizeye aho gushera ndashaka kugura yaragiye kwenda iki yaragiye kwenda iki bare ibintu ngo yasize atuje ngo nyine ngasinye atari yasinye shana nije muri za gahunda rero twapanye nawe okay ambwira noneho mwisanje ngo byarananiye nyine nari yamerera umwuka akuryamye wowe bashakisha amakuru yuzuye ariko wa musore wanjye mfite muri polisi niwe umpa amakuru nako si bwo umuntu umufande ushaka kudukurikirana atuguye neza aho kuba si undi hano hagutwaye kirashaka kujya kwikurira n'inzozi kase ni ikigare byose ni ibyawe wowe iki ni ibyawe none se we ni ibyawe ibyanjye nyine we ni ibyawe bikari bya boss wawe tugenda nwaze utegeze ahubwo kubera iki ya muri iriya mitingi yo kugira ngo tubigenze dute tube twaguramo imigabane dupanga uburyo twagura imigabane hariya turi indabona ari kubitinza cyane ariko urabishaka ngo bye Diri hano amadiva televiziyo byose byagiye Erega biranze koko karabaye ibyo bavuze bose arandasuzuguje za makuberi makuberi iki wambesire wagera kwaje biri muri Yesu byagiye bose yabigizemo impamvu tuba tukagira umva aka kanya uranyibagiwe shawe uje se uno ngubu ni njye uyoboye Weka boss nawe uzabi boss biki nabo kazaza waje uzabibona rero nabazaza wana tawo uzabibona makuberi kwihute tukireyo kare nabasohokanye mbese namwe murabibona sibyo umuhungu wanjye tugiye kugenda ntabwo mbasohokane mufata icyo mushaka muri sale nawe haba harimo ibintu byose buri muntu uwo ari wese mbese yisanzure afata icyo ashaka nubwo nyine amafaranga yanjye nayabuze yo mu rugo ibyo byibagirwa nta kibazo ahubwo ngewe ikintu nshaka kugira ngo turareba filimi y'amateka mbese mwishimishe naho barishyura hose mbishyura buri kimwe cyose ariko mwishime munezerwe nk'umuryango wanjye kidamage bimeze gute se kidamage shabyihorera ubu ngubu ntibikibanjemiza ahubwo birarandaranda ngo bimeze gute fata gutya gusa ugiye kuruka iki uratangiye ibyawe oya nawe ndetse kamani mukaya iminsi ishize yose iyo ishize cyajya igihe duherukana nyuma yaho nari nangiye kurira umva se ntago naruka sinaguhaye amafaranga yanjye se umva se ibyo ngibyo ntago wabimbwira urumva genda umubwire umuntu ushaka kurukisha urumva genda umubwire azaza ndebe twe dufite jetiri kazi ni senti yahubwo jetiri umva se none ngenda ihinduka superman urumva ntago naguha ibintu
sinagwaye amafaranga yanjye se rero kamusirikare kamubwira urumva nimba ari jet rero ndaba superman sawa kitazura hose umva genda umubwire wasanze ndi no mu kazi wasanze ndi no mu kazi mfite ibintu byinshi byo gukora uko yambwiye nguraniye ka wahaye boro zanjye ndamukwereka genda umubwire nyine azaza ndebe sibyo genda umubwire azaza ndebe ntabwo zaruka se we genda umubwire azaza ndebe naruka ariko ndakugira inama hindura iseta cyangwa ushaka kubwira ku mafaranga yanjye ku mafaranga yanjye no ubwo se uri kumamagara ahubwo ntago ari we ugize imana urumva se ntabwo naruka se urumva we genda umubwire azaza ndebe urumva umusirikare ariko ukuntu nitonze umva uri kunyangiza igihe dore nari mfite akazi kenshi noneho wowe fata gutya mugire inama genda uzasubira sawa genda urumva naruka ku mafaranga yanjye Edi ni wowe se? mabuja uratangaye ni njyewe ni karibu hano ni iwanjye ntugire ikibazo Hano ni wowe? ngwino rwose ntugire ikibazo oya witangara nta bidashoboka rwose mwana uvuye ku Uganda nkushaka ndibaye nkushaka ninge nahamagaye yananiye nagushaka ibintu by'ubuzima byatashe biki se kandi nombeshe ku Uganda muri gushyamo abakozi bashyashya ngumwe nanjye ndari ukuntu wangenza uvuga nawe nyine waratinze abakozi bashyashya twabashyizemo waratinze byahatari waratinze ku buryo nta kuntu wanjese kamukunda gutya munsi y'amadokima nanjye ugashyamo akandi ntabwo byakunda pe Chokora Edi, ntabwo nari nzi ko ari wowe waguze hano. Kumbe niyo mpamvu utakigera mu rugo. Ewe mabuja rega burya ibintu byose umuntu abikora mu ibanga kubera gahunda nari mfite hariya mu ruganda niyo mpamvu ntabonetse abasha gukoresha amazina y'undi muntu cyane cyane yuko iyo muza kumenya ko ari njye ngiye kwigura utari wiyime ariko hano ni iwanjye ntugire ikibazo rwose Nanjye rero icyari kinzanye urakizi twari twabivuganyeho nashaka narinje gufata twa dufaranga twasigaye nanjye abana mu rugo barankeneye ngomba kujya kubitaho ushobora no gusanga barwanye abana bameze nk'inkurikirane biba ari ikibazo ndabyumva icyari kikuzanye n'ubundi ni amafaranga cyane cyane ko gusa numva ko ushobora kuzara mu rugo utubazo ngenda mbona ndashaka tuganiraho tugakemuka hanyuma amafaranga yo nari naraye nyaverisije kuri ya account yawe reka nze ngurebera akaborodero nta kibazo sawa washaka kumugenza ukanseseka mukuntu rega bra no nako nazabigenza nka gutya nyine umuntu tukabona n'akantu ntabwo ubundi ibyo ngibyo ufite warize se ubundi njye narize cyane nari n'ahantu nari mu dogiteri nakoraga ubu ngubu byo kuvanga amarangi mbizi cyane ubundi cyambere ntabwo ari ibyo uza kugira wowe uzasange mu rugo cyangwa uzamuhamagara uri ahantu tubivuganeho wowe nta kibazo ntabwo bamutegera mu muhanda ngo uri Kigali ndarushye wowe uze kumpamagara ufite nomero yanjye uze kumpamagara tuvugane nimba ntabwo ngiye baza kundekozaho ibipapuro ndaza guhamagara twicara ahantu turya agasiga none ubwo tunabiganira ngowe n'akakode nimba wumva wifite wowe wanjye nta kibazo ikofi nta kibazo cyayo rwose
hano uzongera kuntegera mu muhanda aho nta kibazo bose nta kibazo sha mwangimye imitwe ariko nanjye icyo nzi cyo ntago ndinjiji nzabereka ko nanjye nkomeye kandi koko ndakaze murankina imitwe mukagura inzu yanjye ntabizi sha ko bizagenda kose nanjye nzirwanirira mama Fisto borodero nayikuzaniye bya 300 byari bisigaye ndabizanye ariko nanone urabizi ko amasezerano twagiranye aya mafaranga niyo yarayanyuma kugira ngo cyangombwa nanjye ukimpereze none si cyo cyangombwa ndakibonara ko nanjye nizere ko amafaranga yanjye yuzuye oya amafaranga yawe arayuzuye singise borodero urahita ubibona rwose neza turebe nta witonze by'iki gihe ntabwo by'isi ni amabanga uzana duhererekanye nanjye mbanze ndebe ko nta kibazo oya cyangombwa kirahari nta kibazo mba nabyitwaje rega wowe nicyo kintu mukundira n'ubundi se ko gusa nk'umuhinde uriya rero bakirebe neza byose narabikoze narabihinduje na buri kintu cyose rero reka nkubwire biriya bintu byose nubwo wabonye hari ahantu nahavuye ntabwo mpavuye ndakubona rwose uri umubyeyi mwiza ibintu byose bigenda neza ahubwo rero urumva nako byihorere ubwo nabonye iki ngiki n'ibindi bizakunda nanjye ubu ngubu rwose oya nta kibazo aho abantu basezeraniye ubundi imfura aho zisezeranye niho zihurira cyane cyane ariko rero byagenda kuriya kose hano kubyitondamo mushiki wanjye gusa ujye umufata neza nanjye zajya nza turebe ukuntu oya nta kibazo umwana tubanye neza wa mukase w'abana shanga biza ariko nta kibazo ngenda rucitse ngenda rutorotse ariko ubundi buriya iyo uza kumenya ko ari njye waruze noze koko buriya ntabwo mba narayiguhaye ntabwo wowe warayimpaye ariko amafaranga arakora icyo nzi cyo nyine ni uko nta kundi sawa rero ni uko ushatse wanataha n'ubundi nta mwanya ibyo twapfanaga birarangiye nuko birarangiye ariko uzagira ugerageza ugere mu rugo ntabwo wacika mu rugo uko wiboneye nyine umwana mu rugo niyo yagenda gutya shahedi kangende mu rugo baba bankeneye reka ngende abana barangeneye na papa wabo buriya yagiye ku kazi araza akeneye kurya reka ngende ngaho genda icyo twapfaga se ko kirangiye genda nuko nyine gusa nzaza mu minsi mike nta kibazo oya ni karibu mu rugo ntuzacike mu rugo sawa izi mapu zose aha hose ni iwanjye nanjye ngiye gukira nzaba ndeba hariya naho nibareba nabi nzahabakura kuko nta bintu by'imikino ngiye mfite aranyitiranya shango ndi umwana ngo batoraguye mu muhanda namaze gushyikira igipapuro muzaba ureba ahubwo na kariya kagabo ndaje mbwire ketiyo hariya hose tuhabagurire bajye bazerera paka ubu si buyambwira iki miliyoni zanjye maze kumuhasha ushaka bujuka utinda gukingura ukora iki akose ntabwo siko nakubwiye ko abuze tubarengitaga nyiri umwana kwitukira umwana gutose umugore bita Mimi arimo hano umugore cyangwa jete nta kindi nkeneye nyine niwe nkeneye kanze mukurebere nimba wazanye imyenda ya kimono yo kwambara nyine y'abakaratika ndaje muzi wumva mubwire ko nje biperereza ndamukeneye cyane vuba byihute niba witojeje ashito kandi ariko araje gira vuba nta bintu byinshi ukora ko bitwa ahubwo nta bintu byinshi ushaka ariko se Fiston uko ubibona hano muri uru rugo ubona bimeze gute bibanishaho nuko amafaranga y'ekete yajyanye yarajyanye ngiye kuyafata arambwira ati ngo ninzihorere amubita intoki arambwira ati ninzihorere arajya kuvunjisha ngo azahereze bibiri none se ubu Fiston ko kariya gakobwa kagiye kuzatubisa twica tuzabigenza gute
turenga n'aharambuye rwose tuzigerera ari wambwiye ngo uzangurira ibinoza byose ibintu byose none hano bakete yanguriye umuntu ariko mukomuruza kubizo y'ibyo bagiye kurangura none se tubigenze gute twigendere nyine nase Fisa tuzajya uzi ko twasize tugurishije ahubwo ikintu ngiye gukora kare agakobwa ngiye kuzagaha sumu yapanye cyangwa nkashyiremo simu waretse kubicaho kujya wica ko twakigendera none urumva tuzajya he ko iyi mitungo natwe tuyifitemo uburenganzira ntabwo ubizi ko ibintu byacu inzu yacu twasize tuyigurishije uzavugane nyine na bintu nuko byagendera nta kundi twakumvikana azavuga ngo tugende asigare n'umwana we ahubwo njyewe ikizima ni uko namwica icyo nakubwiye ko nuko wabireka niyo namungiriye saba nta kibazo tuzareba uko tubigenza ariko icyo nzi cyo ni kananira nzakica kave mu nzira nta kindi nakora njye kwikinira urusoro naje niwe Mimi mama Burino umugore wa Jude wabyaranye na Guillaume. Okay, ninjye Mimi ko numva uzi neza se uragenzwa n'iki muri banjye ko ntabamenye Ndi umupolisi nkaba narinje mu iperereza ry'umukecuru wabuze kuwa 15 z'ukwezi kwa karindwi bita Mukeshimana Goreti. Ndagira ngo umpa amakuru yimitse umukecuru wabuze uwo Mukeshimana Goreti yatezwe hagati y'abagabo bawe bombi. Mbwiza ukuri muza kumbeshya ngo gufunga. rero fande ngiye gukuri kwanjye Nuko nshaka. Byagenze Guillaume yanteye inda ibyo ni by'abasore bubu mbona atangiye kwiza Ndagira ngo tugendane neza. Komeza. Guillaume yanteye inda ibyo ni by'abasore b'ikigihe mbona atangiye kwizigiza hanyuma mpuye n'undi ibera inshuti turaryamana anemera ko ngomba kumubera umugore turagenda tuba umugore we ariko mu kwa kugenda nari nkuti inda y'amezi abiri Wari utwite inda y'amezi abiri ya Guillaume. Kana nabuze ko mbigenza nyine numva ntazicara iwacu ngo nicarane yenda nabanrekanye umwegekaho nyine tugenda gutyo hanyuma nyuma Uyimwegekaho nyine nagiye ndi umugore we nguko twe twaryamanye ntabwo arabizi niba atari yiwe cyangwa ari yiwe njye napfe kugenda nyuma rero byaje kumenyekana ko umwana ari uwa Guillaume Guillaume akageza mu rugo aje kureba umwana we bigeraho rero Guillaume arambwira ati nshaka umwana wanjye kugeraho naho mbahuza arambwira umugabo nyina ambwira ni rero se umwana dore ni uyu umwe w'urugo nzengereza ashaka umwana we arabaza barabyumvikana ibyo bumvikanye sinzi ko babyumvikanye gusa bambwiraga ko hari miliyoni runaka agomba kumuha zindi zo ko yamurereye akarerinda akarera na nyina w'umwana. Miliyoni zingahe? Niba ari 10 niba ari 5 sinibuka neza gusa ndumva bitarenze n'ishuri. Niko se muko ko utari warambwiye ko tumara kuvugana ugahita ujya kubonana na Romeo. Ako se ibyo nibyo tunamagarana kugira ngo uzungure ubwo busutwa budafite 12. Ariko mire wari uzi ko uriya muhungu wiruka inyuma buri gihe inda nakubwiye ntiwita ariye 10. Hanyuma rero ikintu cyaje gukurikiraho nyuma umugabo yajyaga agenda mu kazi nkabona aragiye amaze icyumweru akubise ukwezi mbese bikantambira akaba nubwo tubwirirwa mu rugo twakora umuntu agira nyine nkihambira ahubwo nca n'inyuma Guillaume nkagenda nkagira ikintu umwaka runaka nabona afite nka telefone nziza nkayimutwara kugira ngo nyigurishe umwana we wabeho hanyuma ubwo warayibaga narayimutwaraga ku ngufu nkayijyana nkayigurisha nkabona amata y'umwana nkabona minerval y'umwana kuko uwo witwa ngo yari yanshatse yaragira akamaro kuri isi simubona ariko biriya nanjye narakuba uherutse kumbwira ngo mwavuganye ibintu cyane none se wenda yigutereye he yigutereye mu nzu se cyangwa yavuye mu ijuru yitwita nka Bikira Mariya ntasoni nyuma yaho rero aza kumbwira ngo arana ari kubaka inzu ngo mu cyaro ngo ni cyahehe gusa ndahaga ariko siniko icyo cyaro ngo ni iki ntabwo nyibuka
yari afite ikizu kinini wagira ngo bagiye kuhashyira ibagiro ryiwe. Wagiyeyo? Nagiyeyo ndahazi. Urabizi neza urahazi? Ndahazi. Aho nyuma yaho rero simbaza ibindi byakugiye. Imbi iyo nzu yarayitashyemo yagiye amarande amezi agera muri 6 ntamubona. Niko kuza rero Guillaume ndabwira nti ndabona inzara igiye kuzanyicira mu rugo reka nzane n'umwana kuko umugore wa Guillaume n'undi nawe maze kumenya ko batandukanye atabyara. Yaramaze imyaka 5 atabyara. Ubwo mutaniganisha mu rugo gusa rero. Umva mubwire mire subona ukuntu mbabaje wivugisha amagambo nkayo ariko icyo wavuga cyose icya mbere nuko ntwite inda ye urumva nzabyara umwana we kandi ngomba kubana nawe byanze bikunze byo bivugisha ntabwo mbizi ntabwo nzi amakuru yandakurikira ugaruka mu rugo ukimara kumpaye amakuru ni byiza cyane ariko usabwe utava hano cyangwa mu gihanze igihugu ntabwo byemerewe ugomba kumenyesha polisi. Ninda rero natoka mu gipangu cyanjye sitajya bimenyesha polisi. Ubu turi mu iperereza umutekano w'igishimwe polisi kandi iryo perereza umugabo wawe ari kuza mu majwi. Umugese Guillaume se uwo twabanaga wantaye akigendera sinareba ntabwo nibuka n'izina ryiwe neza kubera ukuntu amaze igihe kinini bamubuze. Ariko uziko babivuze kuri koko iyo umuntu afite ubukwe ntabwo ntajya buri muntu ubwisha ubwo nawe rero uraje umva rero mugira wa mukobwa we ninkura nako kaguru kawe iwanjye mu rugo nzagutwika uzabibona njye kwa mikino mfite uranishari wanjye n'umugabo wanjye ndakwemerwa hedaso turi kumwe ntabwo cyuko izina rye ntabwo ngeraho nkibeshya nkanagiye bagirwa Guillaume oya Guillaume wenda mwemera ni nawe umufasha rusara ntambaye neza niyo mugore mu kandi ubundi intebe yo ngiyo ntabwo reka yirwaga nk'ubita buri munsi tudahuza ntabwo mwajyaga muhuza hakundi ni Jodada ukuntu kimeze ni igikoko naho nari narihambire kwa kubura iyo negetse ndanyine Juda niwe niwe nyine twabanaga rero waturongeye hasi yari ufite ikizungu iyo ngiyo niba ari zahe Juda rero niwe ufite icyo kibazo ari gukurikiranwa ayo makuru mpaye ndagira ngo kumukumenyesha akinagira hano hari amakuru ushaka hano ntabwo yahazi nje gukurikiza ntabwo yahazi ahubwo muzacungire ku cyakizo icyo kizo ashobora kuba ariho akorera akazi kose yose ni gute umugabo akora akazi umugore atazi icyo tugomba gukora ubwo ahubwo nawe ndishinganisha ejo cyangwa ejo tutazahura akankuramo umwuka ko ngo nigendere ntugire ikibazo ibyo byatangiye gukurikirana kandi iki cyumweru biraba birangiye none se mwama nimero zanyu najya ngira ikibazo nkabahamagara cyangwa nanjye namubona mbere y'uko mumubona nkababwira umva uko ibyo wivugisha byose ngamakwe buriya bukwe nibutaha uzamenye ko data yajyaye nkubwira itonde umugabo w'umuntu wowe se ari njye nawe ngiye mfite inda wowe ufite inda inda ni ikintu ugenda ukaratanga inda umva genda gake unyiyame umva dusohokera iwacu ibindi uzabivuga ikindi genda wowe sohoka tuvira mu rugo akirara we cy'umukobwa ngo ufite amatwi ubwo tuzareba niba uzataha sohoka tuvira mu rugo genda nomero yanjye ni 205 andi makuru yose wagira ushobora guhamagara inzego za polisi iyo nomero tuyitaba tukaguha amakuru yose sawa kandi nawe wakoze ku makuru watanze wagize neza cyane ni byiza genda wakadayimoni nta soni ngo akadayimoni naka abakobwa b'ikigeni ibigoryi niba abona ubukwe buzataha niba abona butaza icyo ntabwo buzataha uranyishyura ariko mva ubundi iki cyambere wowe aha prince kingi kwa kugeza si kibiri nikwemereye nese prince niwe natwara si kibiri nakwemereye nje niwe natwara umuzigo uranyishyura nangaye bibiri yonyene njewe kire kintu nikoreye umva mane nuko mbeshe ntabwo yata mu isezerano rya cyo ako hagiye ukiza kire kintu nikoreye gifite ibiro 800
ikintu kigorora mukanike ndetse ndetse ngenda umukara wagize imana ko yatuzira ariko uzantu nkora uzabana kandi ushaka kunyitwaraho nabi wari kunyitwara neza nkazaguha akazi ko korora amatungo yanjye amatungo yawe se biki urandusha amatungo wowe se niho none se ko ibyo wari wakwemera bamubwire kabuzutu kabuzutu na bene wanyu kabuzutu ni wowe ndetse siko witwaga kera ugiye kureba akana kakanya ntabwo nibi bya kabuzutu nkakwambara nk'abakunda nkagutuza mu ikofi ubushize narakubwiye ngo ubutarambura umuntu imyenda ukanyambura amafaranga kwanza wowe uri kundakaza tugende ntatara umujinya ngo nkwambure itonde nkubwiye nakuvuna wowe nzanye n'abaje ukuntu ndeshye njye urabibona kureshya nk'agarata mu isano rya cyateguye ntabwo kunja kunja wambe sirewe buretse nkubwize ukuri ndakwisha ahubwo tugende nguheze ikibiri cyawe bibiri njye ntabwo nshobora sikawa ntabwo nayafata sha bibiri se njye mfata bibiri njye nkora bubyize havuyeho senyisa nkora bubyize amafaranga 5,000 nutayampereza ndakuritura ahubwo bitanushaho gatana n'isi we ndakwica ahubwo wakoze iki mbangwiye uri komisioneri se komisioneri Prince twa tuzanye kuva kera Prince se ni inzira ijya he inzira igiwe Prince ni inzira igiwe no kugurisha boro aze bira bintu uzi kugira ngo mbone ibyo nari nabiza uzi kugira ngo ikintu nikoreye kikamenu ibitugu byaraciye babona urugo rugabo rurizwa n'akantu nka kariya bibiri urabyanze umuyede ndabyanze none nakufata uzana yajyanisha yajyana ariko merekeza ndakugura icyayi gusa ariko ndajyana nane yo ngwa kandi koko yajyana ntabisinye nayo ngo mugabo imbwa na bene wanyu sha ni karibu sheri bite karibu ni byiza gusa nyine ibya karibu byo byihorere kuko narahiye ko ntagaruka iwanyu cyasi mbasi mbabarira sister nawe bera uribuka ibintu mukuru wawe yankoreye ndabyibuka sister wawe uribuka ukuntu yansohoye nk'imbwa none urashaka ko nongera nka oya mbwira ibyo umbwirira ubimbwirire hanze cyangwa ubyihorere nigende nari bireka nze mbikubwira nta kibazo Shabera ahubwo mbwira ibyo ushaka kumbwira vuba nigendere sister watanansanga hano ndamuzi ni shitani Ketia subona uriya musore twahuye ejo bundi atubwira amazina atandukanye ukambwira ngo ni anko wawe sha uzi ko nanjye ari wowe waneye inda ngo mana Bera uravugisha ukuri Abuduru Romeo Yasini amazina yose ntazi cyo gicucu nicyo cyaguteye ikumana ubundi se uko mperuka muvuga ngo mwarifungishije byaje kukugendekera bite wahora n'iki Keti ko nabonye ishitamba hata n'urwo nari nambaye sha nanjye nararangaye shiduka yaneye inda ariko ikintu kimbabaje umutima nuko ka gakobwa bari kumwe cyagiye twahuye ariko bagiye gukora ubukwe Bera uvuze ngo Abuduru na Mireye mana yanjye ndishuwa nyine none se subizi ko ari inshuti yanjye ahubwo se Keti dukora iki Bera twice imbwa Bravo. Naho neza. Yego. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Ni meza. Nakubaza gato. Wambaza nta kibazo. Nta kibazo. Yego. Umuntu bita Yuda tuye muri izi quartier waba umuzi? Juda. 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 Juda twiganye hakose Juda ubwo yaba gituye muri izi quartier. Gusa si ndakeka ariko nta nubwo nzi ibyo akora ubu. Duherukana kera cyane. Ntabwo mbizi ariko mba ndi mu bintu byinshi cyane sinzi company iki Juda ntabwo nibuka neza ntabwo nibuka neza ariko Juda nzi oya ntabwo nibuka neza ahantu yaba ari ubu ngubu ahabarizwa sawa rero ubwo ntawe uzi reka nkomeze nta kibazo
ese Juda yari uw'amahoro? Yari uw'amahoro hari icyo namushakiraga. Hari icyo mwamushakiraga? Sawa nta kibazo. Sawa. Umugoroba mwiza. Yego nawe. Yego. hejuru vuba ganduke zamuka hejuru nta n'ubutambwira ahantu televiziyo n'intebe z'ayo hano wabishyize sugo mbabari zamuka zafashe nta n'utarahavuga ashaka nuko kwimana icyuya cyane cyaje sibyo zamuka mukabona ari kokerwa hejuru rambura umutwe wabo ndabikora ndakubwira ndamuzi twa purenti